Wiriwe neza Ruba. Wiriwe neza. Baho neza Yesu nashima. sahimbazwe Biragenda ariko. turi amahoro turashima Imana. Yego. Nk'uko rero n'ubundi nzi neza ko inkuru yakugezeho, ndakeka uri kuri yada nawe. Yego Yego. Amakuru yatugezeho ndetse nawe yakugezeho ko Vestine yasezeranye. Mu kanya gato nibwo mbivuze kuri channel yanjye ya Gasaro mvuga nti mpamagaye umupapa bari kumwe mu minsi yashize, niyo makuru yangezeho ntabwo mbizi ari nayo mpamvu nifuje kuguhamagara. Ayo makuru ukiyumva ese wayemeye? Kuko hari n'abo ndi kubona postinga bati ibi ngibi ntabwo ari byo. Amakuru ahagaze gute ko Vestine yabasezeranye? Nubwo wenda nemaze kuyababwiraho, reka tuvuge ngo wenda utubwire ukuri kumeze gute. hari isiroga bakuru bacu bagira bavuga ngo icya mbere ni amakuru. Abantu ko bazi ko igihe iyo cyanditse inkuru kiba kitabeshya batwaye amakuru yo ku gihe, Yego. sibyo? Yego nibyo. Donc hari ibitangazamakuru birimo iyo cyanditse inkuru aba ari ukuri. Yego. Hanyuma se tukibaza, Robert mu minsi yashize wari kumwe n'aba bana b'abakobwa, kugeza kuri uyu munsi havuyemo umwugo n'umudamu wa runaka, waba wari ubizi aya makuru ko azasezerana? Oya, aya makuru yari ubwiru. Yari ubwiru? Ukabona byaratewe n'iki rero icyo gihe? Ariko na n'uyu munsi aho amakuru ahari ari uko byari itegeko ryatanzwe n'abareberera inyungu z'uyu mwana w'umukobwa, uyu munsi ni umudamu, muri muzika aho gufata ifoto bitari byemewe. Wabonye nabyo byatewe n'iki? Kandi ari ibyishimo, ari ibihe byiza, ndetse akaba afite abakunzi benshi cyane. No kugira ngo abantu atayivugaho, urabona byatewe n'iki nkawe ubazi? Gufata ifoto byari byemewe, ahubwo hari abo bitemewe, sibyo? Yego. Abantu badukurikiye bamenye ko donc iri tsinda ni izina rikomeye mu muziki uramya Imana unahimbaza. Yego. Cya kabiri bamenye ko donc bafite management. Ushobora kwishimira gufata ifoto ukaba iyo foto yawe itari bucuruzwe aho bateganya kwicururizwa. Donc habaye uburyo bwo kuko ubundi abastari akenshi ubuzima bwabo ba privacy. Yego. Rero niyo mpamvu nkuru yabiteye. Ese biracyari private ra? Ariko nubwo mufite amakuru nta mafoto mufite. Buriya se igicuruza ni ifoto n'ubundi Vestine ko bamuzi, cyangwa se icya mbere ni amakuru? Nyine niyo mpamvu mpamagaye. Niyo mpamvu nguhamagaye? Yego. Gusa anyway birashimishije ku ruhande rumwe, ku rundi hari abatabyishimira kuko ntago umuntu anezeza abantu bose. Yego. Ariko ni inkuru nziza. Harabunye bati ariko si umwana kagiye kare wa mugani, bigaragare ko wa mugani hari abatavuga rumwe kuri iyi nkuru. Ahubwo tukibaza kare nakaye. Nesa kare yo mu Rwanda ni ingahe? Si 21 cyangwa na 18 bitewe n'impamvu? Oya ni 21. Ntago itegeko rirasohoka ryemereye 18 bitewe n'impamvu. Ariko byanze bikunze ntago mu murenge bakwemera kumusezeranya atayujuje, burara yujuje. Yego. Rero ntago ari kare. Yego. Kandi ikindi usibye umenya ko uyu mwana avuka mu majyaruguru. Ako kana ahubwo Dushaka tukiri bato. mushaka mukiri bato umuryango. Yego. Hanyuma se Robert, umukunzi we rero ni umusore wo muri Burkina Faso. Yego. Ubwo uyu munsi ni umugabo, turi kwita umusore wo muri Burkina Faso. Yitwa Idrissa. Wabibonye he? Akoze ko nkwa amakuru watwaye ayo. Yitwa Idrissa no mu nya Burkina Faso. Yego. Nawe ni umukozi w'Imana nk'aba bana, ndumva mufite cyane. Urumva rega abana barasenga. Yego barasenga pe. Barasenga kandi bazi uko Imana ivuga. Cyangwa se ugasanga n'uyu musore wenda atari muri media, nibyo nkeka, akaba atakishimira wa mugani ko yahita ajya mu bitangazamakuru.
cyane ariko donko ni nabyo byiza muri management yo kurinda amazina y'abantu. Mu Rwanda niho nabonye abasitari bamwe bamenyekana ariko ugasanga kugarida amazina yabo biragoye. Rero nk'iri tsinda urabizi ko bafite management. Yego. Ni byiza rero hari umusitari umwe nabonye mu minsi yashize wajyaga azenguruka Kigali ari gucuruza amasede. Iyo umuntu yambashije kugira izina rikaba riri public donc ari umu public figure aba akwiye kujera iryo zina. Rero nicyo cyane akozwe, niyo mpamvu nkibishimangira. Urumva umuntu ashobora kuba afite ubuzima buri privacy donc adashaka ko buba public. None se nawe navuga ni nk'abavandimwe ni nk'abashiki bawe kubera iki babigurishe kandi nawe uri uw'imbere? Ubwo kubera ko bazi ko nanjye ndi mu bashobora kuba bateza ibibazo nyine barabimishe. Yego. Ese nkubeshye kuko nawe bazi kuri uw'iyi mihanda bayoboye ko mba ku mihanda. Yego. ukibibona se noneho n'abari mwari kumwe vuba ukibibona nta tubwiza ukuri bishe gute rero? Njye byanshimishije ni ukuri pe, burari n'ukuntu abantu basenga nyine Imana ikabaha amakuru byanshimishije kuri kote yanjye nishimye. Gusa wenda nk'abanyamuziki bishobora kuzazamo agakese nyine urumva bitewe na situation de vie umuntu yabaye yagize inshingano. Yego. Nicyo kibazo dufite mu matsinda avuka mu Rwanda mu muziki yaba muri secular no muri gospel. Agenda hazamo imbogamizi ariko wenda nasaba nka Murinda habi kuzagerageza kubijera nubwo kandi bishobora kuzashoboka bagakomeza bagakora itsinda. Nyine urumva ntibyaba nkaho umuntu akiri umukobwa urumva azamo ejo umuntu yabyaye yagiye mu zindi nshingano ariko n'ubundi Imana izabibashoboza bakomeze bakorera Imana n'ubundi n'abafite abana barayikorera. Ndabona amakuru angezeho ko uyu mugabo wa Vestine yitwa Idrissa Ouedraogo. Yego. Niba ndisomye nuko niba mbisomye neza ni Ouedraogo. Yego. Ntabwo byoroshye ariko hari abandi ndi kubona babigize urwenya bati ariko si uyu mwana yarigaga ati uyu mwana ase bafite ikihe kibazo kuva umubyeyi agiye gushyingira ni ikibazo ngo yagiye mu rukundo ryari ngo none ngahise ngashaka ngo ubu koko ngo yarigaga kandi ese atiga ntiyatsinze none se baramwigiraga kandi nabo wasanga barakundanaga ntago donc iyo ni ubuzima bw'umuntu buhishe. Ariko nanone kubera ko umuntu yari umusitari aba agomba kwibazwaho no kuvugwaho. Yego. Buri wese agomba kugira uruhande yibazaho avuga hari ushobora kuvuga ngo arabangutse aratinze urumva. Ariko akenshi aba bantu donc bari mu buryo bw'ubumana cyangwa se ba bantu basenga in deep sibyo kuko umuryango wa Vestina basenga pe ni ndawuhamiriza sibyo. Sero mama we na papa we sibyo. Akenshi baba bafite amakuru ikindi bura abantu ari kintu batarahishurirwa. Yego. Bura akenshi iyo umuntu agiye kurambagiza arambagiza umuco akarambagiza n'umubyeyi. Uyu ni umuryango ushingira suzi ko mu minsi yashize twashingiye na mukuru we. Ndabizi amakuru ngezeho ngo nuko uyu musore afite imyaka 42 umugabo wa Vestine y'amavuko nibyo aho ntacyo nangaje iyo ni inkuru y'inyarwanda. Yego pe izo ajyashura ndashaka kuvuga bati ni wewe wabizanye mbabarire ni inyarwanda reka nyikotinge. ariko wenda uko byagenda kose urabizi ubu ngubu abantu badukurikiye turi muri breaking news sibyo. Turaje mu minsi mike tugire none tubona amakuru arambuye. Ubwo rero hari igihe umuntu yirinda gutangaza inkuru nini bitewe n'impamvu za privacy life kandi nkoresha iryo jambo. ngo Vestine afite imyaka 22 y'amavuko. Idrissa Ouedraogo usanzwe abitsi afite imyaka 42 y'amavuko. Nta kintu gitwaye muri mariage rwose sibyo.
ntago mbizi, ntago muzi, mbisomye reka ni inkuru dukesha inyarwanda.com. upotinga inyarwanda. Yego. kandi muri mariage ntago mariage se ni iki? Mariage nyine ni igikorwa cy'Imana ku bayubaha, sibyo? Babyemeranyijwe kandi bakunda, ibyo kiba gihagije, kandi ni ukuri icyo navuga Imana izire, kandi hagati yabo ntekereza ko abantu bajya kubana kubera ko bakundanye, baraziranye. Rero ni ukuri reka tuvuge congratulations kuri Vestine na Elisa, biragije n'ibiri imbere n'itsinda ryabo muri rusange n'umuryango n'abanyarwanda, gusa mu bukwe ntibazaduhishe. kuri uri nk'umuvandimwe se, ubwo nuyamenya natwe uzatubwira. Yego. Roba, ndumva ari ibyo. Turagushimiye, Imana iguhe umugisha, kandi Vestine